Reka amakuru yacu tuyerekeze mu murenge wa Nyange mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Rwibiya hatoraguwe uruhinja bigaragara ko wari uhataye yari afite gahunda yo kuruhata cyangwa yari uhataye ku bushake. Ubwo runo ruhinja basanze rufubitse neza cyane ni mu gihe umukecuru usanzwe ukora akazi ko guhonda amabuye agakuramo kongasi yabyutse mu gitondo agiye ku kazi nk'uko bisanzwe yari guhonda amabuye, agiye kumva yumva uruhinja rurarije nibwo kujya kureba basanga n'uruhinja bateretse hagati y'amabuye. Uyu mukecuru usanzwe ukora akazi ko guhonda amabuye agakuramo igaraviyo yahise yirukira ku kagari kujya kumenyesha ubuyobozi, nibwo ubuyobozi bwahageraga bugasanga runo ruhinja mu mabuye. Ni mu gihe nyiri runo ruhinja yatangiye gushakishwa kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo kujugunya umwana. Turongera tugaruke mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera, umugabo ukekwaho kwica umugore wiwe amukubise ubuhiri mu mutwe, umugore wiwe agahita yitaba Imana. Iyo ni incamake y'amakuru ugiye kubagezaho. Amakuru nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora, aho umugabo akurikiranweho icyaha cyo gukubita umugore wiwe ikibando, umugore wiwe akahita yitaba Imana. Ni mu gihe uno mugabo yavuze yuko gukubita uno mugore ikibando nta rundi rwango ahubwo yamuhanaga, aho yamubuzaga ingeso mbi yamubuzaga ni izihe nizo ndibuze kugarukaho. Abaturage bavuga yuko uyu muryango warubanyeho neza, ariko uyu mugore yari asanzwe aca inyuma umugabo wiwe. Rero umugabo we yavuye ku kazi mu masaha ya saa moya, aricara ategereza umugore kugera saa tatu saa mbiri ataragera mu rugo, saa yine zindi yo zikubitamo uyu mugore ataragera mu rugo. Mu masaha saa sita z'ijoro ngo nibwo umugore yageze mu rugo, umugabo ahita afata ikibando akubita umugore, yahuza nuko akubise muri Nyiramivumbi. Uyu mugore arangije ahita apfa. Uyu mugabo akaba yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho icyaha ashinzwe. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze yuko umuntu wese uzakora icyaha n'igisa nacyo azahanwa byemewe n'amategeko. Ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira bene bino byaha. Reka nanone amakuru yacu tuyakomereze mu murenge mu murenge wa Nyange mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Sebiya. Hatoraguwe uruhinja bigaragara ko wari uhataye yari afite gahunda yo kuruhata kubera ko uru ruhinja bari barufubitse neza. Ni mu gihe umukecuru usanzwe ukora akazi k'ubucukuzi bw'amabuye, ndavuga guhonda amabuye agakuramo kongase bubakisha inzu, yari arimo ahonda amabuye mu masaha ya mu gitondo ashyira saa moya. Yari yazindutse kugira ngo acyure umubyizi, yumva uruhinja rurimo rurarira, agiye kureba mu mabuye asanga n'uruhinja ruhateretse. Uyu mukecuru yahise yihutira kubibwira ubuyobozi. Abayobozi bageze koko basanga n'uruhinja ruhateretse, bivuze yuko waruharambije cyangwa waruhataye yari afite gahunda yo kuruhata. Bisobanuye ko rero umubyeyi wataye runo ruhinja ntago aramenyekana, ariko barimo baramushakisha. Yari inkuru nayo nabateguriye nka Kidasamura TV Rwanda, ariko reka tubanze tuganire kwa bino bintu. Kubyara umwana utamushaka byarutwa inda ukayikuramo, bivuze ngo umumama yabyutse mu gitondo cya kare. Uyu ntabwo yari umumama, yari umukobwa. Arangije afata uruhinja agenda arurambika mu mabuye, bivuze ngo yafashe umwana wiwe aramujugunya. Nta mpamvu runaka ibitera, ariko uyu muntu ntaramenyekana, ariko baracyamushakisha. Ariko umubyeyi nawe uri kumva iyi video cyangwa uri kureba ino video, iyi video ikubera isomo. Mukobwa nawe utarabyara, bivuze ngo rero kuba warabyaye umwana ukamunaga mu mabuye, bivuze ngo bawirenganyije igisa wahuye nacyo cyangwa ibisa wahuye nabyo kugira ngo ubyare uyu mwana. Kubyara umwana rero warangiza ukamujugunya ntago ari cyo gisubizo, bivuze ngo uyu mwana ukwiye kumurera agakura. Burarega uyu mwana ushobora kuba ari uzaguhindurira ubuzima, ntago kujugunya umwana ari cyo gisubizo cyiza, kubera ko uyu mwana ashobora kuzakugiriraho umugisha cyangwa uyu mwana ushobora kuzamugiriraho umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bivuze ni nzajya nkora video nk'ingi mujye mukuramo inyigisho zitandukanye. Bivuze ngo uyu mubyeyi ataye umwana wiwe hano, bivuze ngo ubuyobozi bugiye kumushakira umuntu umurera. Bivuze ngo kujugunya umwana ni ukunaniza cyangwa no gushaka kugondoza Imana. Nimba Imana ikugiriye impuhwe ukabyara, hari n'ababyeyi babuze urubyaro bifuza abana, ariko mwebwe murafata abana mwebwe mukabajugunya.
uruhinja rutonya cyane rutaramenya no kurya. Murakoze cyane rero, nongeye kubashimira ku bwitange bwanyu, namwe mwakoze subscribe nongeye kubashimira, ndetse muraba agaciro. Ibyo tugezeho nimwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. uvuze ngo mwarakoze gukurikirana gahunda za Kidasamura TV Rwanda, ariko nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibandinire ibamere umugisha. Nongera kubabwira ngo uwa mbere mwiza n'ingamba mutangiranyemo Imana